Abinyujije ku rukuta rwa Instagram, umuramyikazi Vestine yaboneyeho gutangaza amagambo yuje agahinda ndetse n'umubabaro nyuma y'amezi ane n'igice arushinganye n'umunyaburkina Faso Idrissa Ouedraogo. Tugenekereje mu Kinyarwanda, Vestine atangaje agira ati: ubuzima bwanjye ndi kubamo ntabwo ari bwo buzima nahisemo, ndi kubaho mu buzima bubi kandi ntabwo mbikwiye. Ati ndabizi ko nakoze amahitamo atari meza, atari ko bibaho. Imana yemera ko ibintu bitubaho kubw'impamvu kugira ngo twige. Ati narizi bihagije. Ati nawe undi mugabo uzongera kumbeshya na rimwe kugira ngo anyicire ubuzima. Undi mugabo nzahitamo kugira ngo tubane, nzabanza mumenye neza, menye umuryango we, mbese menye byinshi kuri we. Ati ntawe uzongera kunkoresha ukundi. Nyamara byose bibaye, umugabo wa Vestine aherekeje abakobwa bombi ndetse n'ubarebera inyungu, ubwo ni Murindahabi Irene, bamaze igihe kingana n'icyumweru bari mu gihugu cya Canada, aho bari mu bijyanye no kumenyekanisha umuziki w'abakobwa bombi. Hakomeje kwibazwa niba kakaba ari agatwiko nk'integuza y'indirimbo yabo nshya abakobwa bitegura gushyira hanze ubwo zaba bageze i Kigali, cyangwa se niba account ya Vestine yaba yahakinzwe. Icyitonderwa nubwo bigoye kumenya ukuri kwa nyako ku by'iyi nkuru, mu gihe bagira ubwite ntacyo barabitangazaho. Reka mubwire ko nta minsi myinshi yariciyeho witwa Vestine asa nk'uburira muri umuna we yuko atagomba gushaka akiri muto nk'uko we yabikoze, ibisa nk'ibyacaga amarenga yuko urugo rwa Vestine rwaba rutameze neza ari we n'umugabo we. Byinshi kuri iyi nkuru n'andi makuru agiye atandukanye, icyo ngusaba ni ukumfollowinga ukaba stay tuned kugira ngo amakuru agiye atandukanye mashya hajya kugeraho mu ba mbere nk'ibisanzwe. Je m'appelle journaliste Gibrus, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Kujya mu rugo ni nko kujya mu gihugu utaruzi utarumenyereye, bigasaba nyine kuhiga. Ni iki byarangoye pe, byarangoye sinababeshya, byarangoye cyane. Dore mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzaba uretse oya reka mwabantu umeze mubyihorere. Dore kasaza baretse namukubita namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane cyane. Wese ukorera tukiri mutoya. Oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenye. Wese umugambi w'Imana ubaye oya mana yanjye mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto.